ko nkumva umeze ubuzima bwawe. ubuzima bwanjye nkotura iki kinini cyuzi cy'uru Rwanda turimo Agikontora neza. neza nkumva nta kibazo n'umwumva nciye ahantu hose Nta kindi gihinduka mu buzima bwawe se. ikintu cyahindukaho binyegera ubushyuhe buza umutwe wose Bukaza neza. neza Ukumva nyine ni tayari. tayari Ubusa n'ubundi ko byagenze. ubu ntabwo birazamo neza uko Harabura bituma biraza Harabura. habuze umuntu twakwegerana Habuze. Ubu ntabwo byagenda neza kandi wagasoma. aka kantu habura wowe babwira mugabo wabimfashamo Umunsi ubu nkwihaye wakora. uniye rero twaganira nk'abantu beza ariko mbanisha Neza bitarangiye. Ufise karego. terwa na ritime twagiye we umva we tutambabaza ariko Ko byagenda neza. ndabakunda abantu nk'aba rero bafite akarori bameze gutya ariko wasoma turaganira Ngiye nabonye mbyumva. umuti kasha muri abahanzi koko mujyana n'ibyo biryoshye mw'abagabo mwe rero ahantu baba baboheye ahantu baba baboheye Nasimba kubwira. wegere kureba ndareba uzwa Yabanze ndebe. Amazi arimo. mana yesu nijoro mvano ngo ari inyanja hano tuzakura umugezi aha ntabwo tuzapfuna mpaka turabonemo amazi wamugaho rero nubwo uri kunsomera Arimo. iki kigali kigura magana inani uretse ikishyura Arimo. none mazi ariko umwana mwiza byaba byuzuzaniye imana Buriya byagukundira ko wareka kano kantu. aho kandi ukareka burundu na mitsingi ziraryoha Tugahita tujugunya. ubwo rero wabujugunya inkongoro y'umuco wa kera mana ubundi ibi byahozeho n'abasogokuru iki ni umuco wa kinyarwanda Bose bo ko banyweraga nyine icyo bitaga inanga urayizi. ugatereka bagashyiramo imikenke minini cyane Akaba ari rusenge ariko ntabwo banyweraga muri iyi. nyine nuko isi ya none iriho ni ubusambo buriho ubusambo buriho Nose ikamaze nkubara kwa nkunze umugore ese ubu nabona bita umugore nawe ntashyukaho kandi nanone umbwiye ngo urandebe nuko nawe ufite rwose abagabo bose iyo tugiyemo dukora ipari imana ishumi yanjye mwana wahita wemeza kumfata ariko amazi hano ucukuye nzanye pica nakoramo amazi bivuze ngo wayashaka ure muranjyanye kuri interineti wayashaka mama amafaranga angahe wayashaka agenda gusinda uretse urimo urashushanya oya mfanye mbaza nkubwire nako se kaje nkubwire hari ikintu umugore oya ariko nanone mutanyigiye ariko mwana mbona ubukokiro ndabona garamure dodo rero kamabya mbakubwiye ngo namubaza ikibazo umva nkubaza ikibazo nugitsinda mu kanya ndagura nugitsinda ndakugura mu kanya ugura sangahe nyine uva nkubwire ndakugurira ni ukuri we ngenda kugura ikigage